Hello my people, this is Bando Life TV. Nkuko mubimenyereye ko tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye, uyu munsi nakuzaniye umusore ukiri muto, ariko reka mbanze ngusuhuze wowe udukurikiye uherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Nakubwiye ngo Nyagashana umugisha imirimo y'amaboko yawe, kugira ngo ibintu bikomeze kumera neza ndetse gahunda zigende neza, n'uwo mufungo uboneke. Abihebye, abari mu kababaro bitewe n'iyi si turimo cyangwa n'ibihe bigiye bitandukanye turimo, nababwira ngo mukomeze kwihangana. Ku isi bibaho, kandi nyuma y'ibibazo haza ibisubizo. Ndizera yuko ibintu biza gukomeza kugenda neza nyuma y'ibyo muri kugenda mucamo. Abishimye namwe turabifuriza gukomeza kwenjoyinga. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, murabibona kuri kamera. Ni umusore ukiri muto ariko ushoboye, ufite n'impano zigiye zitandukanye. Araza gutangira twibwira, yibwira abakurikiye Bando Life TV. Tuguhaye ikaze kuri Bando Life TV. Murakoze. Bakwita nde mu rugo? Ni amazina yanjye yose nitwa Isimbi Frank. Isimbi Frank. Izina nkoresha ahantu hose nitwa Tutri. Turabona wawe ukiri umusore ukiri muto cyane. Ese ni iki kintu kigushimisha nk'iyo uri kugikora, cyangwa se ni iki kintu kikubaho ukumva urishimye? Kimba wumva nishimye iyo ndi gushutinga. Iyo uri gushutinga ndumva bishobora kuza kuba ari akazi kawe ka buri munsi. Byose uraza kugenda ubidusobanurira. Ikintu gishobora kukubaho kikakubabaza ni iki? Yes. Siniki mana na kimwe cyese nyine ntabwo cyabura cyaza kikakubabaza, ariko biterwa nuko wagitekerejeho. Nimba urugero mbuze fone, indi fone mfite yatajyanira cyese, umuntu ambwira ati ngo vayo ujye mu kiraka, twa dufite protege y'akazi. Ngo ni najya gutekereza ati ejo ntabwo azananamamagara ikirumva, none leta mbabara kurushaho. Ubundi gihe akabara kuko wabuze ikintu kagashira ku kanya, ntabwo uko wagitekerejeho niko gutuma ubabara cyane. Yego mani bro, njye hari utuntu twinshi nifuza kukubaza. Uramutse ubuze amahoro cyangwa se hari nk'umutekano muke bro, ndatekereza utaba wishimye. Icyo ntigishobora kukubabaza? Cyakubabaza mana, se wabura umutekano muke wa muhungu we, reba ukuntu ungana, nta muntu nakubita. Ntabwo najya kurwana, ntabwo utuza nyine ugategereza icyo leta ibikora. Birumvikana ukiryamira. Ariko urumva icyo gihe byakubabaza, na za poroje zawe ntizagenda neza udafite umutekano. Donc bivuze ko icya mbere biba ari umutekano. Umutekano ni amahoro man. Icya mbere ni amahoro. Amahoro adahari ntabwo twagakwiye kuba turi hano turi kuganira, ntabwo twagakwiye kuba twagutumiye ngo hano kuri Bando Life TV. Kuba hari amahoro rero ni nayo mpamvu twagutumiye. Ubusanzwe mu buzima busanzwe ukora iki? Yes, ni ikintu ngo ndimo nkora ni video production, film making, music making, byose ndabikora tu. Na directinga, na editinga, na shooting. Tumaze iminsi tubona nicyo narigiye kubaza. Tumaze iminsi tubona hari cover zigaragara kuri YouTube z'indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye. Hari nk'indirimbo nanjye nabonyeho ya Afrique bita Gatunda, wayikoreye cover. Urabona ko igaragara neza, ndetse nawe yabashije kuyaplodinga kuri channel ye. Ese wabitekereje gute gukora cover y'iriya ndirimbo Agatunda? Ya ndirimbo nyine nari nyizi tu, ngo nari nyizi nzi kwiririmba. Umufana wa Afrique cyangwa man mpeti, ntabwo namwe mpeti ni mukuru kuri sibyo. Ararenze ntabwo no urebye indirimbo ye nayo ikundaga tubikiza TikTok, mwana umva iyo ndirimbo ye nakora. Rero no kugira amahirwe yo gufata kamera, bati wowe jyariya nari directive, hakuno wakishutinga ntabwo byakunda, gusa nari directive amwe ati ngenda ndashaka gufata ino take, amati fata ino take y'ino ngoma. Ndayikora, nanjye na editing urebye.
iriya ni indirimbo ikunzwe muri ibi bihe, irakunzwe cyane n'urubyiruko, twabonye ko imaze kugenda igira amaviyuzi menshi cyane, yaba iriya kava mwakoreye ndetse n'iyo ngiyo Afurika yakoze. Iriya ndirimbo kuki urubyiruko ruri kuyiyumvamo cyane, ni ayahe magambo arimo ariko atarakitinga mwebwe nk'urubyiruko cyane? Amagambo ari muri Ngoma yatarakitinga urubyiruko cyane kuko twaje gusanga muyikunda cyane. aya byonyine n'izina ryayo mani Agatunda. ubundi ako gatunda muba muvuga hariya ni agake, kuko muri kava nawe bigaragara ko wabikoze neza cyane. Agatunda se igihe nakavuga nk'uko atakavuze. ariko twese tuzi ko itunda ari ikintu kiryoshye, ariko wowe kabaye agatunda. Ni agatunda bivuze ngo ni gato ariko karyoshye. ubugoye. Okay, reka tuye kubitindaho cyane. yaza ariko ngiye gusobanura indirimbo na nyir'ubwite atarasobanura. ariko wayikoreye kava urayikunda yes cyane. Agatunda ndakazi ariko ntabwo nagasobanura nawe atagasobanuye. Right, ariko siriya yonyine wakoreye kava, hari n'indi ndirimbo yitwa Intare, niyande nayo wayikoreye kava, irimo iragaragara hariya kuri YouTube. Ni ya Kenike Shati. yo wayitekereje ute kuyikorera kava? Nyine ya ngoma yaje, none ya ngoma yaje na phone mfite cyayi kubwi. no uri iyi bisi ndabibona none wowe phone wanze ubukara bwarabonetse. nta kazi takoze se wayibona? Ntago wayibona. Akubwiye ati ya ngoma yaje na phone mfite. No ukuntu ufata phone ndamuri nko kuri shoot yenda ariko muri kuri shoot mama aruhuka tu sene ya mbere irangiye ko mfata phone ya chat tu Facebook ya chat n'umuntu niga postinze ifoto ngomva ari Intare n'umugwanira ku yindi gahagaza name y'ingoma iriho nari Intare ya Kenike Shati ingoma niki then ndayisacinga maze kubona phone ndayidownloadinga ndayumva umva ni nziza byatari then mbonye kamera mitamo kuyikora tu. Ubu muri kano kanya nk'Afurika gusabye yuko mwabyina n'iriya ndirimbo wakwiyumva gute, wakumva umeze ute? Ntago wakiyumva urwahita usa. Ntabwo uri nk'umufani ziwe noneho ukumva arakubwiye ati iyi ndirimbo wayakitinzemo neza, ndifuza kuzagaragara nko mu mashusho y'indirimbo zanjye zikurikira. Muri wowe wakumva umeze gute? Ni iki wakora muri ako kanya? Ne yakubwira ati turikora saa 12 z'agatondo. Bro wabyuka saa 10. Ushobora kutaryama. Ayo masaha waba wahageze. Saa 10 wamugezeho kaburi inyuma y'urugi saa 10 kagera tukomanga. Agatata nancika. Ariko dusubiye inyuma ho gatoya hari akantu bakomeje kutubwira ngo shuti, ako kantu sinzi ukuntu wakadusobanurira. Ine nuko nagusobanura shoot kubera ibintu byinshi. Hari shoot y'ingoma, n'ubu turi hano turi gushutinga. N'ubundi kuri shoot, undi kuri tere. Hari shoot ya filime, shoot z'ibintu byinshi n'indirimbo n'iki. Gusa ntabwo ziba zitandukanye. Nk'iyo muri gushutinga indirimbo mwifashisha iki? Kugira ngo sound zize zimeze neza nka kuriya nazumvise, kugira ngo imbyino ababyinnyi bagaragare neza kuriya mwifashisha. Hari staff ya sound nigeze kuba nawe ifite irahari ariyo uri no gukoresha. Hari staff ya sound hari zo akoresha muri interview nk'ingi za transmitter zibare ebyiri n'indi ya receiver zo muzikoresha muri interview. Noneho then iyo ari muri filime amufite mic ifite na stick yayo ijyaho abufite n'umuntu yigufatira cyangwa ufite sound recorder yo kaba ari gatoya tu. Ubwo ikintu kigora mu kweditinga ubisa ufite za sound zose ko ari igihe ushobora usanga hari sound utafashe ugasana kamera, noneho kamera irimo n'imiyaga ukayabwira umuntu ukavuga ati footage nafashe ngo ntago zimeze neza, yarakwishyuye ibiceri bye abati footage nayo numva ari terime technique. Footage ubundi niki ni nk'ubu sibyo kigano turi gukora n'ugenda ukayishyira muri machine yawe ugiye kugikora urandikaho footage cyangwa wandikeho frank interview cyangwa 2-3
footage ni ibintu ufite bitarakorwa then wabyeditinze ntabwo bikiri footage byabaye projet then ukayitanga bakakwishyura. Muri kano kanya ibintu muri gukora cyangwa se ibintu wize ni ibintu bikunzwe n'urubyiruko cyane. Nk'urubyiruko ruba rudafite ubushobozi bwo kugira ngo uruhe serivisi muri serivisi zimwe utanga, urufasha iki? Hari umuntu uzabwira ese ngo wangishe kweditinga ukambwira ku buntu pe ati ntari bigiza mwigishe sibyo nko mu ugize yenda kwa gatandatu mba ndi free, ku cyumweru ngoro mba ndi free sibyo. None muri iyo minsi akaza mu bwa mbere akiri umururu ijambo bururu ndizi muri segonderi nyine kazi bisanzwe ribamo iyo uri kwiga ukajya ku matere uri umururu ukajya ufata kamera ntabwo wagira nkareba nka Medisa harageze ntabwo wajya atarabaye umururu afite abantu yabereye umururu. Reka twebwe tubona ibikorwa bye tukavuga yuko wagira ngo yavutse abizi bikurikije nk'amavidiyo agenda akora ngenda mbona. Ese ko ukiri mutoya ubona wagera nko ku rwego ariho Medisare cyangwa ubona uzanamurenga? Nakifuje kuba ndi ku rwego ariho ntabwo navuga ati nifuza kuba nkawe ndifuza kuba njye cyangwa naharenga. Wifuza kuba wowe ariko ukanaharenga ahari ukaharenga. Ko mbona akazi kanyu ibikoresho byako biba bivunanye mubikura he? Hano mu Rwanda hari n'ibyo tuba tudafite murabyemporuta hanze bigenda ukora komande hanze tu sene bishagaza amafaranga menshi gusa nkaho kamera ukayigura hano mu Rwanda ushaka kugwenda kurusha uko wayigurira hanze ugahendwa na transport gusa rero urumva hanze ushaka kuyigura ukaba watuguze kamera gusa hanze wowe wari igihe wataguheza na tripod byose bakabiguha gimbal byose bakabiguha ukabigurira rimwe muri pack imwe. Turayibona uri umudirector uri producer ndetse unakora cover z'indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye. Ibyo bintu bishobora gute ko numva ari akazi kenshi gatandukanye? Biriya bikora iyo ndi free avuga ati meze free nta kazi mfite cyangwa ukavuga ati mve nko kuri tele hakiri kare hari umuniga wagiye twe twajyanye uze gushutinga dushutinze ingoma y'abantu irarangiye asigaye kujya kweditinga baratashye turebye location twari turiho ni neza tumbwira ati aneka takore kava yingi tumereza kamera vaho washutingaga guhita ubushutinga tujyaho ukamuririmbira akagushutinga editinga tawo nyine nayo biza vuba tu abati nese ko ngiye kuva kuri tele saa 8 ntakintu nawe nakoze kanikore ngaka nzakawugireho mu yindi minsi nzaba ndi free. Iyo ugiye gukora cover n'icyo ugenderaho bisaba ngo uwo muhanzi uba umukunda cyangwa bisaba indirimbo yumvamo? Bisaba umuhanzi mbe mukunda. Donc ni ukuvuga umuntu ari umuhanzi udakunda indirimbo ze nta cover yiwe tuzigera tubona abakozi. Ndumva bigoye cover z'abahanzi bakeya. Turabona uracyari umusore ukiri mutoya baba bari gukurikira Bando Life TV muri kano kanya bari kwibaza ati se uriya musore ukiri muto w'umuproducer ukora cover z'indirimbo zitandukanye abantu benshi bashobora no kuba bagukunze bro ahubwo ndagira ngo kubaze ugira girlfriend? Yes. Kutangiye kurya indimi cyangwa ugira ba girlfriend? Ndamufite. Ni byiza cyane abantu nkamwe ntago mushobora kubura umukunzi wawe byaba byiza ariko umutubwiye kugira ngo abandi yandi n'abantu nakabana die bataza kumva ko ari bo kubera yuko ugira abakobwa benshi watubwira gusanga ari nabo iryo ni izina nihimbiye tubwira amazina ye ahari ahita avuga ati boyfriend wanjye ndi proud ye ahari hose aramvuga ndumva byamushimisha ko kantu kamukore happy mwana mfashe kure niyo mpamvu ituma udashobora kumutangaza nayo ariko
igihe namutangaza ugasanga bise bagurukira. ariko tu ahari hose amenye kumwemera kandi umukunda muzirikana ndetse ufite ibanga rye ku mutima wawe cyane. abyemere cyangwa ntabyemere. bro ubu ngubu bose bari kuvuga ati abo wabibwiye bose bari kuvuga ati ni jyewe naba nabibwiye n'umwe wenyine. hari akantu nashakaga kukubaza gatoya. nta kibazo. uramutse ufite nk'uwo girlfriend wawe watubwiye yuko ufite girlfriend akagusangana n'undi mukobwa wenda iwawe biri private bikamutera shoka agatekereza ko wenda hari nk'ibindi bindi byabaye, abakobwa kenshi ahita atekereza ko bamuciye nk'inyuma, sibyo? niko batekereza, gusa hari igihe wasanga ari umubebe wari uzanye poroje ngo mukorere no deni yaza atanakubwiye ahamusanga ukanareba ibindi bindi amusobanura ukabona ni ibindi bisobanuro. ako kantu wagasobanura ute ko ari poroje habaye ari mu masaha ya nijoro atari ay'akazi? ako kantu kaba ari kabi bro. ariko niko kabi, ariko nagasobanura usanga ati yarazanye poroje ari nijoro usanga ushobora kuba wenda nawe kubashije se ngo kuki utamubwiye ngo aze mu gitondo wamubwira ngo mu gitondo wari ufite poroje nyinshi wari urimo ukora? ntabwo yapfa kubyumva keretse kwizera koko. ariko nari nzi ko nka sheri wawe aba kumva bihagije ku buryo ikintu cyose wamubwira yakizera, cyangwa ntabwo ari bose? ntabwo ari bose, hariho wabibwira ubwo akava iwanyagukati. ubona nk'abakobwa bavuga ngo ntabwo yakwegera umusore nka biriya mwavuze ngo no body, ngo nta mani, ngo nta kiniki ubundi nta kiniki. ubwo nk'umukobwa uvuga gutyo muhuye avuga gutyo ko atagukunda nta body, reba nk'ukuri gatoya watubwiye ngo nta muntu wakubita. muri ako kanya umukobwa akubwiye ati nta mafaranga nta body, yarangiza wowe kandi wumva umufitiye urukundo, wakora iki kugira ngo utsindire umutima we? wakorera amafaranga, washaka urukundo, wakora iki? wamukubita. umukubise bagufunga. undi rero nguwo se tumubwira ko amafaranga urayafite ariko saye nta body nta kise, amafaranga ndayafite saha yawe, body yo nayo mfite. niba gukunde cyangwa byihore, amafaranga urayafite ndayafite ariko saha yawe akaba agomba kugashyiraho. ndayafite ariko saha yawe. icyo yemerewe ni urukundo. ndarumuha. ariko icyo gihe iyo umaze kurumuha nawe ukabona yivamo neza, n'aya mafaranga atangira kuyasatira. nyine ubonye muhuje akabwa mwahuza, ntabwo wahuza n'umukobwa agusabye amafaranga. umukobwa yabwiye ngo ufite amafaranga. ubu kuri iyo uyahiga cyane ntabwo umukobwa ashobora kuza ukayamuha, ushobora kumureba ukamuha amafaranga. wayamuha atagusabye. ayagusabye ayansabye nawe namuha, ntiyambwira ngo apfushije nyine. ushobora kuba ukunda amafaranga cyane, amafaranga ashobora kuba yakuvuriye. ntabwo ari ukuyakunda kuko wowe umuhungu ushobora kuyaguha ntabwo watu akaba umukobwa bari ibindi wambwa ufite ikibazo nkacyumva ntabwo, ariko ntabwo umukobwa urumva mwamujwe n'amafaranga, utayafite nta kintu mwahuza. ubwo abo ngabo uhita ubakatira, ariko nta n'impamvu yo gutindana nabo abo ngabo. uhita ushaka umwe nta body nta na moni nta n'iki ntujya gushaka. ndumva ibyo ngibyo aho ngaho mwabivuze neza kandi mwanahisemo neza. iriya ndirimbo irimo mesaje zigiye zitandukanye, haba ku bahungu ndetse no ku bakobwa. ku rubyiruko rw'ubu wumva ko ushobora gukunda umuntu nta kintu na kimwe ugendeyeho, just kuba umukunda gusa. biba bigoye. muri kano kanya nk'umuntu agushaka yagusanga nanjye duhuye gutya, wemera ko dukorana ikiganiro nk'umuproducer ukora na cover z'indirimbo zitandukanye, muri kano kanya umuntu agushaka yagusanga Instagram ni Isimbi.
iryo zina ko nzi ko ari iry'abakobwa. ntabwo ari iry'abakobwa. Nta handi yagusanga se? Facebook nitwa Isimbi, iya nyuma ni rimwe. Facebook yo ntabwo nkunda kwikoresha, nayo ni Isimbi tu, gusa ntabwo nkunda kwikoresha. naho ngaho wansanga, cyangwa ukajya nko kuri YouTube ukasacinga Bando Life TV, ugakora subscribe, share, comments. Ufite nk'ikintu ushaka kuri twe, utabonye ukuntu wamenyesha kuri Instagram yanjye cyangwa Facebook cyangwa email, yanaca no kuri Bando Life TV akandika muri comment tari ikintu nshaka gukorana nawe undi, then nawe mu producer jya ubyongeraho rega, ubu uri producer. na producer ni 2-3 producer, nawe ubwumva wamenyesha. Right. Aho niho mwadusanga, murakoze. Reka tubashimire kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Nshimire n'abantu bakurikiye Bando Life TV muri kano kanya. Uyu yari Frank, producer wanyu, yakubwiye aho ushobora kumusanga, ushobora no kumutubaza hano kuri Bando Life TV tukamukugezaho. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza kandi Nyagasani abarinde.